ubushake bw'Imana n'ubushake bw'abana b'abantu turabihuza dute ko byananiranye byagoranye? ubushize navugaga ku kijyanye n'abagabo bari mu kigeragezo no mu kibazo cyo gushaka gufata imitungo mike bafite cyangwa amafaranga yabo make akaribwa n'abagore byitwa ngo ni abagabo. Ntabwo bivuga ko umugabo n'umugore wese bari kumwe ushobora no gusanga barimo kurya y'umugore, ariko ugishyize mu ijanisha abagabo benshi nibo bagura. Ubwo nivuga abagabo n'abasore nyine igitsina gabo nibo bagura. Abantu bakambwira bati rero na Bibiliya bivuga ngo kwifuza ko umugore guherera ku mugabo, ariko nuko umugabo guherera ku mugore. Noneho ariko tukagaruka tukanibaza ngo iyo urebye ubona ari byose, ubwo aho ngaho haba hajemo ikintu cyitwa kuringaniza. Oya, icyo abagabo rero bifuza ku bagabo ntabwo ari icyo abagabo bifuza ku bagore. Ni bande bifuza ibirenze? Bose icyo bahuriyeho bifuza kuri kimwe ni ugukora imibonano mpuzabitsina. Cyangwa abagabo ntibamenye ikintu cy'ingenzi bakagombye kwifuza ku bagore, bareba kimwe gusa. Oya, ibyo bombi ku mpande zombi babyifuzaho. Ariko umugabo gutaha mu rugo yifuza kujya mu rugo rutuje, ibyo kurya hashya agasanga wenda byatetswe, akifuza kubona umugore yabyaye abana mu rugo iwe hari abana. Ubwo ndimo ndavuga ibintu by'ibanze amwifuzaho, ugasanga wenda avuga ati urugo rurimo umugore wari ufite isuku, bene nk'ibyo. Bamwe mu bagabo akumva nyine umugore kumumesera akamuterera ipasi rwose kwifuza kwe kurangiye. Hanyuma hakaba hari n'abandi bagore akavuga ati guhera ku mwenda w'imbere na twa tunuza twa kotegisi tw'isuku. Abagore bakabaho gutyo, bifuza ko umugabo amwambika uhereye kuri iyo kotegisi nari mvuze, akenda k'imbere, imyenda yose akamurimbisha akaba mwiza. Kandi nawe afite umutungo, afite amafaranga. Tuve kutabifite akaba ari we tuvuga. Ugasanga umugore avuga ati icyo nsabwa muri uru rugo ni uguteka, nkakora isuku, nkita ku bana, nkacya. Umugabo akajya asanga ndi igitomati. Ariko uwo mugore yakubereye gutyo sikove nawe yaba ari muzima. Na wa mugabo nyine akamugira igitomati, nta mutima w'inabi uhari. Nabyo ntacyo bitwaye kuko umugore aba yadahitamo gukora. Ariko kadusubire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Koko mutabeshye abagabo muri uyu munsi nako ubuzima bwacu buteye, mwabasha gutunga abagore badakora. Ubwo nimo ndavugana n'abagabo abadukurikiye, nandikiwe n'abagabo benshi batubwira bati abagore bagiye gukora amafaranga bajya ku kazi, niyo mpamvu badusuzugura. Ubundi umugore akugurira ati uri umuntu w'umugabo. Abagabo mwumva n'abasore mwumva ko kugurirwa n'umugore ari ukugusuzugura, mwasohokanye akishyura aba yagusuzuguye, mumbwire agasuzuguro karimo nakaye.